Yes guys, mumeze mutese nk'ibisanzwe iracyari UR update ikomeza kugenda ibahereza amakuru agiye atandukanye. By the way, tunabashimira ko turi gukomeza kwaguka mutwereka ko turi kumwe, ngira ngo nk'uko dutangiye tubibereka murabona ko tumaze kuza abantu 200. So nkaba musaba nawe niba utarajya mu muryango kandi ukeneye aya makuru ko wafata isegonda rimwe ugakora subscribe kutwereka ko udukurikira gusa, icyo si ikibazo. So rero igitumye tubyuka dukora iyi video, hari ibintu bimwe na bimwe twakomeje kubona abantu bibaza muri video twabahaye nimugoroba, y'ibindi bintu bisabwa nyine kugira ngo ube umunyeshuri wa UR wuzuye. Harimo abantu bakomeje kugaruka ku kibazo cya diplome cyane, ati se njye ko nta diplome mfite, ati ko nayisize mu rugo, ati se photocopy bayemera, ati njye nabigenza gute na gutya. Diplome ikibazo si uko iri mu rugo bayifite ifoto yayo warayifotoye neza nta kibazo, bayikopiya bakayishyira ku rupapuro bakayinotifiya nabyo nta kibazo, kandi niba warayisize diplome ushaka kubikorera hano, uzi index number yawe CZM bakoresha Liza slip nta kibazo, nabyo birakunda. So kuri icyo kibazo niba waba ufite photocopy, hari abantu benshi bafashe photocopy ya diplome ya nyakayisiga, nabyo nta kibazo, nayo irakora nta kibazo rwose, nimwongere kubitindaho. Kandi twongera kubibutsa yuko ejo aribwo registration cyangwa se application kuri hostel bizatangira. Be ready rero, muyitegure mubikore mu wa mbere, kuko hostel rwose utabikoze mu wa mbere ushobora kuyibura. Ni ibyo bintu twashakaga kubamenyesha iki gitondo. Murakoze.